Amategeko y'igituba cyangwa se amateka y'igituba. Igituba kigira inguni enye, kikagira amayesikariye atandatu. Waba ufite imishino waba utayifite. Igituba gihera imbere ku munwa, igifite imishino gihera ku mishino ukazamuka gatoya rugungo ugafungura, cyangwa se uzabwira umudamu wawe cyangwa shiri wawe atandukanye amaguru. Niba ushaka kubimenya neza uzitegereza izo nguni uzazibona. Ntabwo inguni zisakishwa n'imboro n'urutoki rwawe rwashaka inguni z'igituba. Inguni y'igituba rero ni akantu kameze nk'igobe. Ubundi igituba ku babizi giteye uku, hanyuma gutera uku ahangaha haba rugongo, iyi ngiyi akaba ari inkondo y'igituba. Inkondo y'igituba ifite umutsi uva aha ukagenda ugahita uhura n'inyinya cyangwa se icyo bita ikibuno cy'umwoyo. Uva ku mwoyo kugera ku nkondo y'igituba, ku ntangiriro y'igituba, ukaza waba udafite imishino, igituba kiba cyasamye nk'uko ureba aha hasamye. Ahangaha hano hani aha haruguru ni ku mbuno y'igituba, ku mutwe w'igituba. Iyo udafite ya mishino igituba kiba kimeze nk'icyasamye, ariko nanone kikagira rugongo nini. Uburiya rero ubishatse ku gituba kidafite imishino niho ushobora kubonera za nguni ku maso yawe. Iyo kimeze gutya rero, impamvu kiba kimeze nk'ikibumbye, ariko umukobwa iyo asa nk'ugira ako hano hari akantu kameze nk'agatsi kiredura kakaba kareshya nka gutya. Iyo kireduye rero kwifunga gutya ni ahantu umukobwa aba yabumbye amaguru. Iyo kireduye kageze gutya, kuko cya gituba nacyo kiba gihise cyasama, umugore ukuguru kw'ahangaha aba yagutandukanyije n'uko ahangaha, akarekura amaguru agatandaraza. Katuvuga gutandaraza ngira ngo buri muntu wese ari bubyumve. Iyo atandaraje rero, mbere y'uko winjira mu gituba uhera ku ma esikariye, utu esikariye nitwo twa mbere uheraho. Utu esikariye rero ahangaha muri iyi nguni ya rugongo ya mbere y'iburyo habamo inguni, n'inguni y'ahangaha ya rugongo y'ibumoso naho habamo igobe, ndavuga inguni. Ubwo ni inguni ebyiri tumajije kubona. Cya gituba rero kugira ngo za nguni zo hepfo uzumve, iyo umugore asa nkaho ashaka kwimunyamunya, hano arashaka kwimunyamunya, imboro yarashaka kuyigiraho aha hepfo, ariko haracyareduye kuko amaguru yawe aracyatangaraje. Ariko nuri kumunyamunya aba ari imboro abashatse kuyinigira mu matako. Ariko kuyinigira mu matako ntabwo bivuze ngo amatako yibumbe, akoresha ikibuno. Nk'uko ubizi ko iyo umuntu ari kunyonga akoresha ikibuno, anyonga azamura. Ahangaha rero aba arimo arifunga, akabuno aba ari kugakanyaga, kugafunganya. Kiriya kibuno rero kiryamye iyo asa nk'ugikanyaga kukifunganya, niho imboro yaba ari kuyinigira mu gituba, kuyifatiramo. Haruguru bavuga ngo kuyinyunyiramo. Iyo yinyunyiyemo rero ugasa nk'uyiyaka, ukongera ukazamura esikariye, hari ukuntu isa nk'ivuyemo isohotse itabishaka, akongera akaza, nta mboro yinjirira kuri rugongo. Imboro zose zinjirira ku nkondo y'igituba. Ahari urahinjirira inkondo y'igituba ku buryo habaye inguni n'ibumoso hakaba inguni. Niyo mpamvu igituba kigira inguni enye, ariko hagati hakabamo amayesikariye. Ariya mayesikariye nayo aryoshya imibonano, kuko imboro yimanuka itirimuka, isubira imeze nk'itirimuka. Uzana nk'abantu bajya Uganda, haba amayesikariye imodoka ijya igeraho igahita ivuga ngo papapa. Rero n'imboro nayo igezemo imera nk'ititira,
kandi mu gutitira kw'imboro yinjiramo iterwa santima n'ariya ma esikariye n'uburyohe. Niyo mpamvu umugabo wese cyangwa se umukobwa wese, cyane cyane abakobwa bakunze gukorera imibonano mpuzabitsina bagakoreraho ziriya esikariye. Niyo mpamvu zumvikana, kuko umunwa w'imboro niwo ukora kuri twa tu esikariye tukayishimashima. Ariko iyo yambaye puridansi ubwayo igira amavuta, aranyerera. Ntabwo akenera bwa bubobere bw'igituba. Arabanza iya mbere na mbere agakenera bwa bubobere bwa ya mavuta ya puridansi. Ya mavuta ya puridansi rero n'ubundi iragenda, yaba ufite ububobere ugahita uboberana n'aya mavuta ya puridansi, n'ububobere bwawe byahurirana, imibonano mpuzabitsina ikagenda neza. Iyo rero nta bubobere ugira mu gitsina cyawe, ari amavuta ya puridansi, niho hahandi ashobora gushiraho, ugasanga umugabo akomeje gupisa, kurongora cyangwa gucumita, ugasanga puridansi yahise icika ku mutwe w'igitsina cye cyangwa ku mboro. Niyo mpamvu rero abantu benshi mutazi gusobanukirwa inguni z'igituba, kuko abantu benshi tuziranye cyangwa se abantu benshi bajya bambwira ko inguni z'igituba bazi ari ebyiri. Kuko buriya ziriya nguni zo hepfo zo hasi abashije kuba atayinyunye ngo ayifatiremo, ntabwo ziriya nguni wazumva. Kuko iyo urimo urahata, urimo urarwana no uhita wumva ya nguni y'iburyo, ukumva iyo ibimeze nk'akantu kiretse cyangwa se nk'akanogo, ibifitemo utuntu tw'udukarikari twiretsemo tw'amavangiye. Rero iyo amara yikojejemo, yumva nibwo uhita ugira ngo ukumva karakototse, ngo nitwe tuzi tuba tumeze nk'utwiretse, tuyikocora tukayizamurira uburyohe, akazamuka akongera agasa nk'ukata, agafata iyindi nguni. Yajya ku ma esikariye rero, yamanuka ku ma esikariye, yaryoherwa agatangira gucumita. Umugore nawe iyo yayinyunye, nk'umuntu ugira imboro ndende akujya ashaka gucumita akamubabaza, iyo ayinyunye hakiri kare bakora imibonano mpuzabitsina, bakarinda barangiza umugore atababaye. Bakunzi ba Kigali Love Zone, imboro nazo ntizizi kurongora cyangwa se gushakisha. Hari imboro zitazi gushakisha amazi, hari imboro zitazi gushakisha izo nguni, kandi ugahora wumva ko inguni z'imboro n'igituba mutabizi. Wowe ukumva ko ibyawe ari ugucumita, ukanyaza, ugakarisa, ukarongora bikarangira. Buriya muri ziriya nguni za kiriya gituba, hari igihe umugore aba yarakoze imibonano mpuzabitsina rimwe ntarangize, akagenda za santima zose arigiye zijya mu kaguni kamwe. Iyo zigiye mu kaguni kamwe, ugahora ukora muri za nguni zindi eshatu, ya nguni yindi utayikozemo, n'ubundi aba agifite bwa bushagarira bwose bwagiye muri ya nguni. Bisaba inguni zose uzikoremo zihamagaye. Nababwiye ukuntu mugomba kuzikora. Nawe mugore ugomba gufasha umugabo wawe inguni ebyiri zo hasi kugira ngo umugabo azibone. Nuko nawe wa mugore ugomba kunyunya imboro, ntabwo ugomba kuba umugabo wawe ngo umwihe wese. Hari ahantu ugera ugasa nk'uwinyunya, gufunga ikibuno, reka mbivuge gutya, uryamye ugaramye bari kuguswera, ugafunga ikibuno. Hari ukuntu ikibuno ushaka kugifunga kiba cyoroshye, ugahita ushyiramo nk'imbaraga kigahita kigagara. Hariya hantu iyo kigagaje rero, niho wa mugabo wawe ashobora kuba yajya muri za nguni zo hepfo, kandi ziriya nguni zo hepfo nizo zibamo ziba hafi y'ikibundankari, nizo ziba hafi y'igituba, niho santima kenshi ziza. Kuko n'ubundi santima zo kuri rugongo, n'ubundi iyo ukubita kuri rugongo ukamanurira imboro yawe kuri rugongo, n'ubundi za nguni ukora zinjiramo zo kuri rugongo. Ko rero nta kibazo. Ni nayo mpamvu abantu benshi abagore benshi bakunda kurangiriza kuri rugongo.
iyo ari kwikubita cyangwa kuyishimashimaho, niyo mpamvu bakunda kuyirangiriza. nka Kigali Love Zone rero, mu bisanzwe mwa bagabo mwe namwe mutazi kurongora cyangwa se gushaka izo nguni, nimero zacu murazizi ni za zindi, turaza kubabwira nimero zacu kugira ngo uyu munsi. Njye nakunze umugabo umwe yarambwira ati Clement, ntabwo uyu munsi n'iyi saha iyo ngiye kurongora umugore wanjye, kuko njye ndi mutoya kuri we arakuze, ngira isoni ngira n'ipfunye ryo kuba namurongora ngo muswere muhaze, kandi nkahindukira nkajya hanze ku rungano rwanjye, uwo nagiyeho nkamuswera nkanamunyaza nkabona ko yishimye. Rero ndagira ngo umfashe ungire inama y'ukuntu nzaswera umugore wanjye. Ndabwira umunsi uzaba uri mu cyumba uzampamagare nkubwire ukuntu naza uri bumutegure neza, umwereke kuri fabric, kandi agomba no kuba mutoya. Ahubwo iyo mugiye muri kiriya gikorwa, nubwo yaba kurusha imyaka 5, nubwo yaba kurusha 10, umugore agomba kuba mutoya ku myaka y'umugabo, kugira ngo yisanishe yumve ko ibyo arimo byose ari we uri kubikora. Niyo mpamvu rero bagabo, bahungu, basore mutegura kurushinga cyangwa se mwarushinze, mutazi uko bategura abagore banyu, mutazi uko barongora abagore banyu, mutazi uko bashaka inguni, mutazi ayo maesikariye, mugomba kujya mudukurikira tukabagira inama, cyangwa se mugatwandikira tukabagira inama, kugira ngo natwe tube twabahereza ibyo tuzi namwe ibyo muzi, mukabivanga mukabihuza, bikabafasha mu rugo rwanyu, kugira ngo umutekano w'urukundo rwanyu urugo rwanyu ugende neza. Nk'ibisanzwe muri Kigali Love Zone dufite sauna massage. Akarusho kariho massage twemerewe kuza kuyibakorera mu rugo, home massage. Dufite umuti ukuraho incakwaha ndetse n'ubwanwa, ntabwo bivaho burundu, gusigaho bikavaho ibyo ushaka ko bivaho, hanyuma ugategereza amezi 3 cyangwa 4 bikajya byakongera